Ya. Meze bite kinywanyi? Kinywanyi. Ako ugira gahunda? Gahunda njye mba ndi nayo mara ndi Gahunda ni gahunda kabisa kuko wambwiye uti ndagusanga ngaha kuri rwa rukuta nabagane ewa. Umuhungu ashobora kumbeshya ku mategeko nk'ayiki kenyeri. Amakuru se? Cyane meza. Dore izuba giye iminsi. Ndakubwira ngo izuba none rirakubita. Bajya bavuga ngo rimene bw'agahanga. Urumva noneho ibintu ni ibitanje urumva? Ni ibisazi gusa nyine. Ariko noneho urambona noneho ngo ngemeze. Ngemeze neza. Nta kibaye burya kuba mu mana. Bari neza cyane kuko nanjye ubwo muri no misozo se ya gahunda nyine ya wa muntu nyine natwaye nyine ibintu nyine. Uruvuga ngo we buriya ubundi hari ibintu biba ugasanga niyo mahirwe yawe. Niyo mahirwe. Ariyo mahirwe. Ahubwo yataje ndimo ndashaka umuntu yikodesha. Urabona nyine yataje gushaka umuntu yikodesha. Urabona ibintu nka biriya ku muntu wanje nyine usanga na business magaze bari ibisaza. Enoke sare ubundi we none. Namubwisha Enoke na gahunda ngira uyu munsi namukatiye. Cyangwa wese aca ku rusengero ubwo ngo yaciye ku rusengero. Ko muri no minsi nyirutse ibintu by'umutezira. Mujya mu mana nabira ibintu mukabijagamo. Sinzi ukuntu nagize gutya cyane bita muri Kwepitino. Kumubanyura fo. Kumubanyura rero kakubise baba. Ese wa mupapa wa ruguririya cyagiye nyine muri bya bindi nababwiye. Nyuma Enoke yaje kumamagara arambwira ati rero waturabuye kwa kundi duhuye ariko sinamenye uwari we ko nza kubitekereza nyuma mitamenye uwari we. Kutamubwira ko ariho cyagiye mwari muvuye gusura wa mudemu we nyine ko ibintu byayoberanye. Ibintu byabaye burya giye cyagenda nagiye nondo. Kamubwira ati ibintu byose rambika hasi. Amazu amafaranga kuri banki afunga amakonte urumva? Urabibona nyine nawe. Tuganira ubundi ubundi ntabwo ujya wongera ubigira mu gihe cy'umugabo wese nawe byagenze kuri nawe ugahita ugira tugiye kujyanayo mu kanya tugiye kujyanayo kubusenga n'umudemu wase kare muzi ko muhorana muri korari ndamukubitira mu befeso uri umunyamitwe wa mugani uvuga ngo nanjye kugira umugabo wajye gutera umugore wanjye inda nuko bahuriye mu byahishuka barabirabura kuko nyine bajyaga baza kuza bakavuga ngo bagiye gusenga bakigera muri sawa cyangwa se mu cyuma nje nkigendera nkavuga ati ibintu byo gusenga simbibagamo nkagenda ubwo muri kwa kugenda rero nibwo byaje kujya gute urumva wa mugani we ariko wa mugani hugu reka njye akoze amugari twabikoze gute none ushaka umuntu winjirira uriya mugore we uriya mugore aranyumva ngo shakane nabonye amugane kubera ko muri abasenzi mwese muziranye nabonye mubyumva kimwe ugiye kujyayo nimara kujyayo nawe umwinjirira nini yagira igikorwa nanjye uzandamu Uwiteka yakuntumye yavuye turanaka kugiti dore umuntu yego ku giti dore umuntu urumva bajya bavuga ngo nahita itarungurutse runguruka urumva nanjye Enoke yari yambwiye ati ndamusaka kuri kaburimbo ngo urikeyo uzamuke ubwo Enoke tumuraburese cyangwa tumwihorere Enoke ko tumwihorere agira amagambo ubwo Enoke wasanga nyine natangiye ngo iki n'ibiki kandi tugiye kugira biriya bintu by'inoze byo gutora abadiyakoni gutora amukora akabyanga akavuga ngo yashwanye n'umugabo ibintu ngo bari rodo abishyira mu itorero ryose umuntu wese usenga mari wese arabizi ahubwo umugore akumva agenda yinjira gake nzanamwinjiremo mu gihe umugabo we satani yamutwaye nawe uhita umutwara rebe Enoke nanjye reka njye kuri ya ndege ya saa kumi we bikore gutyo urumva reka ndebe Enoke ariko gusa Enoke nta gahunda agira amazi bose ducana ahangaha tugiye gusanga hanza izuba rihari
zuba ni danje kabisa. Ntabwo gahunda ngo enoke vayo duhure tubonane. Hase mwana imihanda akaba ari danje. Ejo navuye mu materaniro mitambura umwanya urumva ushaka kwegerana n'Imana abavandimwe ukabasiga. Oya ntabwo nabasiga. Twaratigitanye tuzana i Kigali. Ndabizi. Bicamo. Ntabwo nabyiba. Nanjye nubwo byaciyemo nyine mu buryo bw'ukuntu. Byaje kunyura ngo byoroshye ubizi. Ako se nyago urumva nakwirengagiza mwana. Ariko muri zo minsi urimo kubona ukuntu umeze neza. Umeze neza urakayobe kaje. Cyajya mwabuye cyagiye warurukara. Nuko amakuru se mwana nicyo mbakundira ni meza. Shaka buransuire. Ni meza biraho nyine ni kuri ya gahunda nakwiye tubona. Se byagize guteye. Kuvuga urabona ko cyagiye nyagana. Yego uri kumwe na wa muhungu. Yego. Numva mugiye tubona warakaye. Cyagiye buryo. Ubu ngubu iyo bitagenda neza nk'ibintu bigenda na mwana byagenze gute? Handi wagiye. Nukuvuga ngo iyo bitagenda neza nk'ibintu navugaye n'umuntu bicamo. Mugwa ari kuba harapfuye umuntu cyanjye baranamfuye. Nese ndabona wishimye. Nese byagenze gute? Nukuvuga ngo kuri ya gahunda nyine handi mwari mugiye. Nyuma naje kumenya ko mwari muvuye ariho nari ngiye. Urumva? Nawe se wari ugiyeyo? Nawe niho wari ugiye? Kuri wa mupapa. Wa mupapa mwari muvuye. Mwamuvuye kureba wa mumere. Urumva? Noneho wa mugabo uri mugore mwamuvuye kureba. Niwe wagize guteye inda umugore wanjye. Ubimbwira. Urumva? Sinababara boyo ariko ntimwamenye uwari. Ariko ntumbwere ko ibintu naketse byari byanyadana. Ndakubwira ngo cyagiye muvayo. Yo mugabo yarambwiye ati tuze kuza tuvugane biki n'ibiki ariko ntuzakire hanze. Urumva? Ubwo nibwo twabyagenze gute njyayo. Nese byagenze gute negosiya. Unabona guri bumwivuga. Nene zamutse ngakasha makokero. Urumva? Vuga ni ibyo mvuga ntabyumva. Igipfunsi umurambo arahiye. Urumva? None urumva? Abana b'abaturanyi naho nabaje kubasura. Abo bareke nawe mu gipangu hano. Urumva? Jewe ndavuga ni ewana. Umugabo turagenda turicara. Namubwira ni rero nukuvuga ngo niba waranereye inda umugore. Jewe nkaba ndimo ndakorera nzi ko ari iki n'iki ariko tukicara tukabiganira ukabinyemerera akavuga ati hari icyo nakora. Buryo umugabo no wiyemeza iki? Yes. Uriyemeza iki? Kagira inkuru rero. Aba asohoye umurundo w'ipapuro ungana guke. Ati etage ati ikote ya banke ati yanzu ngufire hari yanoza za gusyu hanyuma ati noneho ibintu ibanga ugenda ujya gucyo ngo nukuvuga ngo ayo izo etage kugira ngo urikibanga yego ngumeze nderere n'umwana uburatuje cyakoze nanjye ari ngiye mwana nese hari etage agira yine hari kuri kaburimbo none se hama abantu bagosha n'abantu bagira kutunuza ngurira ni yanjye nje ni yanjye ndetse manuka nsanga n'abantu bakoreramo nje mitambubwira ati mwese ariko mana yanjye we urumva ibipapuro uya etage warayijyanye yamana na yanzu ya kadasteri yakodeshwagamo n'abantu nabona yese bakuramo kuko nayo yarayimaye afunguriza konte muri banki ngo y'uwo mwana umugore we nabimenye bafite ibitungo byinshi nabimenye umugore nje namugira inama ndavuga ati rero ibintu ukora bibona ukuntu bimeze bijyana ibintu niba ubikoze ukagenda gucya bwa mbere rekera ko umwana nakura bizagenda nyine ubwo nyine nibyo nyine yavuze ati genza mfunguriza konte zamukira amafaranga iyi nakora gucye by'ishuri n'iki ibi nguhaye nibyo kugira ngo uceceke n'umugore wanjye nazabimenye nyine twiturize ibintu bimere nk'aho bitabaye urumva uzanyihere kuri ibyo bitaje n'ibiki ariko ibyo bintu numva atari shyashya ese mwebwe abantu musenga mugomba kurya amafaranga avuye ku Mana nese ubwo eshano ibyo bintu bitazagurira n'ubundi yataje na yanzu yo ruguru ubu ngubu yarabiguhaye ntabwo nanjye niba ese ubwo uzabika ibanga ugeze ryari Mana njyewe ukapfuye niyo mpamvu cyagihe ashatse kuzamo utuntu tw'utumaranzoto ngarashaka kubisubiranya leta nturika umuye n'ikigeragezo kuvuga ngo ese ubu mama juri nabimenye abantu musenga ahubwo mujye musengera urangumana uvuga ngo hari abantu basenga mbese we witeguye kubika ibanga urumva ubyiteguye uzi ko njyewe mfite umugore bakamujyana kurangiye ntabyemera ariko ntabwo nabyemera bagwe ibintu bingana ko arashaka nawe uzi ko nari umushomeri ntirirwa nzira nshaka akazi niyo mpamvu usigaye umeze neza sha ejo bundi ndabizi ariko natuje ukuvuga ngo ubu ngo buri kimwe cyose ngewe Mana cyakoze Mana birababaje etage ubucana simubeshye ira etage ntabwo nkugiriye ishyari ariko ndanababaye Mana
nyine ni ukubabara. ese ubwo kuki wabyemeye gutwara mpamvu nabyemeye none se iyo nabyemera byari kugenda biti nyine kuzarerera abandi. Ikibazo ni ukuntu urura rugo rwasengaga umugabo we papa yajyaga abwiriza no kujya atera inda n'umugore wanjye yari yaje kumubwiriza ngo mu rugo urumva igihe bajya baza kubera ko yaje akubeshya ngo aje kumubwiriza bajyaga bazarega urumva yaza kumubwiriza njye kubera ko ibintu by'ijambo ry'Imana ntarikundaga nkigendera mu nkabasiga bavuga ijambo ry'Imana dusigaye dufite abakozi b'Imana babeshya mu rusengero ariko uriya mama nawe rero muzagera mumufate mu mugongo namwe muzamurwanya niba n'umugabo yaranagiye azagera hananirwa ntabwo wabyihaza mbese irataje ari we yarihiriraga abana ariko sasa niyo yarihiriraga abana mu majoro udufaranga yabonye akatwongeranya akarihira abana kuko papa joro abiziko asigaye arara muri za hoteli mwe mwazagiye mugasimbura papa joro muzajya mukamusimbura ntidukije kandi yamwifatira erega twebwe abantu bamenye Yesu hari itandukaniro dufite n'abandi mbona nyine hari n'abandi bagira bakanduza izina ryanyu nyine ikibazo ni iki hari abantu basigaye baharabika kubera ko idini nyine ryacu ni kera mbere ryari ryiza ariko ubu abantu basigaye baza bakaduharabika bumva nka papa jori umuntu ubibonye ahita agira ngo idini ryacu ahita avuga ati yewe bari abantu ni sana ariko nanjye ngiye mu karaka urumva tuvuga ni ubwo nikita dufite gahunda nanjye kanikombokere no kuvuga ngo wowe zatujya tuvugana muri no minsi kambanye na mbita ko karaka nyuma mane urabizi niba narabonye nkira mitungo ntabwo yahitamo amafaranga kuri ngo kuko naguye na wa inshuti wawe ndavuga ati acakira umuntu akodeshe mu majoro wenda namenya ko nabona nk'iyo nzu hari abandi bantu bayigiyemo akatubaza kubanzwira ngo nyine mwari muhari aho niho bazabera ikibazo nyine bazatangira kugonga n'induru noneho zikavuga sasa rero ubundi hari umuntu uvuza induru ibintu bitaraturika iyo bimaze guturika aho turaburanye kabisa senga se nawe narabuze nawe urabura kabiri ubundi kwivanga mu bintu by'amadini cyane rero iyo uvanze mu bintu by'amadini cyane uba ubona sinzi tu ariko amakuru ya papa Jorisi papa Joro aho nyine ni kwa konje iki gipupe cyari cya Joro ariko akantu ni keza ako reka nkwegere tubundi tunamene habiri neza ubu nakubeshya bari kureba ibintu avuga se ibintu ubundi bizagenda gute biriya bashobora ukunda kubabaza byanjye birambabaza kumva babikoraho igitekerezo cyabo ikintu mba numva nabikoraho pe sibyo si ukubeshya uzi ko papa Jori yamatije kugenda mukuru ugize ute nibyo dasi uri umumama urubatse urumva ariko nawe bitekereza neza kuba abakirisitu ku rusengero baratuzi ariko nanone ntabwo bose ntabwo bakwishimira kubona ukomeza kwandagara umugabo umeze nk'igisimba ntabwo ari ukubaho ku mugabo wawe mwabyaranye unyumve neza utaza kugira ngo wenda ndimo ndashaka kuguteranya n'umugabo ariko ibintu iyo biri mu irangira urabibona nimba bimeruka nyine nk'uko bayivuze bayanditse muri Bibiliya ku irangira ry'isi byose ari byo tuzajya tubona ndakeka njye nawe ngaragara nk'umwana mu maso ariko mu bitekerezo ni mukuru ufite akazi keza ntabwo mbi iwacu mbi iwanjye urabizi nariyubakiye ikintu rasa kuneza ikintu ushaka rero kandi ntumakanire ntabwo nifuza kuba nje ngo ndyamane nawe ibyo nta na fomira yabo irimo nyine igaragara nshaka dukomezanye umurongo w'ubuzima
kuko papa Jolly ari kwitwara nabi. Reka mubwire rero ukiga ariko Oya umugabo ukunze ko mumeze kimwe ubu waza ukarota papa Jolly. Ubu se papa Jolly ubona namuruta nyine ko mwarabyaranye sibyo, mwagiranye ibihe byiza, wenda aza kugutereta ni nk'uko nanjye wenda ndi kuza aza bwa mbere. Ushatse kuvuga ko ikifuzanya ari ukunereka? Nje kugusaba ngo ntabwo nje kugutereta. Uje kumfatiranya mu bibazo? We ntabwo nje kugufatiranya. Wasanga nta n'amakuru ufite ko ya etaje icyangombwa cyayo yagitanze. Etaje yacu? Mbese abasekirite uri kugenzwa n'iki? Amahoro nta mwana wo kongera kunsema. Mbese ufite amakuru? Ndakubwiye ngo amakuru yanjye aba yizewe, murana amakuru. Zone kuri aka gacyayi mwanyakirije ariko ubwo ari umushyitsi wawe kuko nari ako kameze gate. Inese ya modoka ya gift bari baraguhaye yendaga kuhakura anniversaire yawe, byose urayiteganya? Nditeganya ko anniversaire niragera. Urimo uratwenga sibyo Major? Yemeje kubona ko ugiye kubaho nabi nimba iriya etaje ariyo yabaherezaga amafaranga, iriya modoka bakaba bari barayitumije kugira ngo uyigendamo, akaba nta kintu na kimwe kigisigaye. Ndabona ikintu kigiye gukurikiraho ni ukujya gucuruza agatari Kabuga na Nyabugogo, kandi ntabwo nifuza kuba mu buzima bubi. Erega nanjye nabasha kugusukisha, ntabwo urwara rwiza, kuri nakwambika ntabwo buri kimwe sibyo. Ubwo rero kuvuga ngo ukomeje kubaho ubuzima bubi kandi byibuza, erega Imana ntabwo wenda yakuremeye papa Jolly ngo muzahorane muzasazane. Umuririmbyi yaravuze ngo nzakuremera umufasha ugukwiye, wasanga ari ugukwiye. Kumbwira ngo biragenda gute ngo gutena ngo nagute, wowe reba icyanyacyo aricyo ukora, ariko icyanyacyo ndi kumva ari kuza njye nawe tugatangirana umurongo w'ubuzima. Nimba ubyemeye umubare mu ntoki, nimba utabyemeye ushatse kuvuga ko mbyemera kano kanya? Nese kubyemera kano kanya bitwaye erega nta mpamvu yo gufata icyemezo. Erega uretse kandi nkoraho uretse nta mpamvu yo gufata icyemezo. Ntabwo bimubukisha njyewe rero ahubwo nzagusuzuma nitekereje. ari ikintu ushaka gukorera kindi. iriya salo de coiffure nta muntu ufite navuga ngo uyicunge, ushaka kugira manager wayo. Ikintu ubundi nkakomereza muri hoteli kugira manager wayo, ukazajya ukontorora ibintu byawe byose, ukagira no mugakinjira epfo bose biriya bintu ukabasha kubimanaginga, no kugira ngo usebeshwe na papa Jolly mwashakanye. Reka buriya nta mugabo ukimurimo. Njyewe ikintu rero numva nakubwira ibyo wavuze byose nabyumvise, kandi nanjye usabwe kumpa umwanya wo kubitekerezaho. Ubwo uraza kumpamagara se? Ndaguhamagara cyangwa nzanaguhamagara. Okay. Numva nta kundi, nta kindi narenzaho. Kora agacyayi karyoshye. Ngize ko uribuze kumusura kandi mbizi ko ukunda icyayi. Ubaye ukankorera mu gitondo ngiye nko kujya mu kazi byazajya binshimisha. Kagende wa mugabo wawe tunga abantu ibyuma atanansanga hano. Just nyine ubwo ngubwo, ariko nyine tugomba guhana n'uriya murongo wa kariya kazi nyine mubwiye.
ukazaza ukabyitaho ibintu byose. Amarembo aka gacyayi kawe nta mpamvu yo gusiga inyakirizwaho. Ko wikurikirane ujye ugahamura mu gitondo. Sawa rero. Ni ryari umuntu azabona umugabo w'umukristo uhamye muri Kristo utarimo mwirari? Aha, Yesu atabara abagabo muri iyi minsi ndabona bitoroshye. Mbona nizeye w'umukristo, ntagiye kuza kumbwira ariya magambo.